Umunyarwandakazi Gloria Buji yabaye igitaramo muri Uganda nyuma y'amashusho yasakaye yambaye ubusa buri. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gusakazwa amashusho y'urukozasoni ya Gloria Buji, umunyarwandakazi uri mu bahanzi bari kuzamuka neza mu mujyi wa Kampala na Uganda muri rusange. Uyu mukobwa akaba ubusanzwe akomoka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko bivugwa ko amaze iminsi ari gukorera umuziki we mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Kuri ubu rero yagezeyo biramuhira, ari mu bantu bakunzwe cyane bikomeye cyane, nko mu ndirimbo ye izwi cyane nka Nyashi, ngira ngo abantu benshi turayizi. Hari niyo yitwa Tukirimu ndetse niyo yitwa Sagara yakoranye na Apasi n'izindi zigiye zitandukanye. Kuri ubu rero uyu mukobwa akomeje kuvugwa na benshi cyangwa se kuvugisha benshi mu mujyi wa Kampala bitewe n'imyitwarire ye ndetse n'imiterere ye. Kuri ubu uyu mukobwa ni umwe mu bari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu gihugu cya Uganda, atari ukubera wenda indirimbo yagiye akora nshya cyangwa se izindi yagiye asohora hirya no hino, cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose kirebana n'umuziki, ahubwo uyu mukobwa kubera amashusho ye y'urukozasoni ari guca ibintu yashyize hanze, niyo ari gutuma uyu mukobwa ari kuvugwa mu buryo bukomeye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Uyu mukobwa yagezeyo nk'abandi bose, atangira kugenda akora utuntu gake gake, ageze haratwika, ibyo bita gutwika, noneho arahatwika, harashya, harakongoka. Uyu Buji rero aya mashusho yashyizwe hanze n'umuntu utaramenyekana, agaragaza Gloria Buji yambaye ubusa buri, ari ahantu mu cyumba ari kubyina, anabyinisha amabere ye. Ni ukuvuga ngo nzabashakira akavideo ke mbereke muzumirwa. Uyu Gloria Buji rero uretse kumenyekana ku muziki, urumva ko na video yashyize hanze ari kugenda iri koroza mu gihugu cya Uganda. Ariko binavugwa yuko abanyarwandakazi baba mu gihugu cya Uganda bajya bakorayo ibintu bidasanzwe. Bavuga ko abanyarwanda baba Uganda aribo barara babyina mu tubari, mu tubyiniro, bambaye ubusa, mbese ngo bamazeho muri make. Ariko wenda nibe n'uyu nguyu ni umusitari, ni n'umuhanzi. Ibaze noneho nk'abanyarwandakazi bajya muri Uganda bakarara bambaye ubusa mu tubari n'utubyiniro, abo ngabo baba bari gusebya igihugu cyacu. Nibe n'uyu nguyu wenda nubwo nawe ntamushyigikira, ariko nibe nawe afite ibikorwa bifatika bizima. Gloria Buji rero ni umuhanzikazi ukorera umuziki we muri Uganda. Icyakora icyo nababwira cyo, mu Rwanda uyu mukobwa yavuzwe cyane mu itangazamakuru. Aho ngaho ndabyibuka byari mu mwaka wa 2019, nyuma yo gusubiramo bitemewe indirimbo zigiye zitandukanye, harimo nko ibirenze ibi ya Charly na Nina. Muzi ko byigize guteza saga ubwo yasubiragamo iyo ndirimbo kandi atabifitiye uburenganzira, bigatuma amenyekana mu itangazamakuru. Aho ngaho hari mu mwaka wa 2019. Ni indirimbo yavugishije abantu mu myidagaduro y'u Rwanda. Icyakora Charly na Nina banga kubivugaho, bituma inkuru yabyo idatinda mu itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo Charly na Nina we bashobora kuba barabirebye bakavuga ati reka twirekere umukobwa wacu nawe yitwikire. Hari abantu batajya baremereza ibintu rwose, akavuga ati atosya nawe reka tumuha agatwiko yitwikira. Rero ibintu byaje no kumuhira ageze Uganda. None ubu yabaye, nyuma yo gukora indirimbo nziza zirimo za Nyashi n'izindi, urumva ko yabaye ikimenya bose. Ariko noneho ahatangiye gushyirira amashusho abyinisha amabere video hanze, noneho guys, ibintu byabaye ibindi. Ubu uyu mukobwa wamubwira ngo agaruke mu Rwanda yazara, biragoye. Uganda yagezeyo haramuhira, yamaze gufatisha, ntabwo ashobora gupfa kugaruka. Biragoye. Hari abantu bagerageza mu Rwanda bikanga, barahari benshi, ariko bagera mu bihugu by'abaturanyi bagakora agatwiko, bagatwika, ariko ibi birenze. Hari n'undi mu Rwanda umuziki wari warananiye, none ngari kubica bigacika muri Kenya. Simubabwiye, nibanga mbabikiye, nzabazanira video ye, hanyuma mbehe n'akapera gatoya
ku ndirimbo ye urebe. Mu Rwanda byaranze, ageze Kenya ibintu arabica biracika. Ese ni ukubera iki abakobwa bagera Uganda ibintu bikadogera? Ngira ngo murabizi nk'umuhanzikazi w'umuganda yitwa Shiba Karungi, murabizi ko mu myaka yatambutse nk'icumi cyangwa 15 yabaga hano i Kigali, ari umumansozi za Remera, yarabaye ikimenya bose na za Nyamirambo hose. Ariko yaje kugera Uganda ibintu birahinduka. Ubu ngubu muri East Africa ari mu bastarikazi bakomeye cyane. Sinzi impamvu abahanzikazi nyarwanda iyo bagiye niba ari ukubera imiterere yabo n'ubwiza bwabo, ariko noneho iyo hiyongereyeho akantu ko kubuzi kuririmba ukaba unateye neza uri na mwiza, biba ari akarusho. Uyu mukobwa rero babanje kumurwanira, murabizi ko abatipe baho akigerayo babanje kumushikira, bacika ururondogoro nyine bitewe n'imiterere ye, babura amahoro. Ariko abereka yuko atari sesabayore cyangwa ari kibakwire, wa mugani wa buri kantu na buri nguni. Mu by'ukuri rero nk'uko bibona ku ifoto, urabona ko ari n'umukobwa mwiza by the way. Fite nyashi rwose, mu nda zero, aruzuye kweri kweri. Abo noneho Harmonize sinzi niba ukuntu azabigenza, kuko Harmonize ajya dukorera agashya buriya, yivugiye yuko akunda abakobwa bafite nyashi bateye neza. Harya umuhanzikazi yigize kugerageza gushaka kwiyongoza akamukwepa n'inda, menya ari Rodo Queen. Harmonize nawe ariyongoza kweri. Guys, tuvugishije ukuri, uyu mukobwa si mwiza. Hari ukuntu ureba umuntu ukabura inenge n'iyi ntoya wamunengaho wallahi. Ngewe rwose ku giti cyanjye ndabona uyu mukobwa nta kintu namunengaho, ari umukobwa wuzuye 98%. Ushobora kumbaza iti kabiri ugashyizeho. Kabiri impamvu ngashyizeho nuko yambaye. Ushobora gusanga afite nk'uruntu rw'urukovu ku kibero cyangwa hehe, ntawamenya. Niba rero ushaka kujya umenya amakuru y'ibyamamare, amakuru avugwa hirya no hino mu turere, icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe, hanyuma ndakubwiza ukuri ko video yasohotse tayari uzajya uhita uyibona mu ba mbere, kandi amakuru nguha ni amakuru y'ukuri. Reka mbabwire reka mbe mbaretse warebye iyi video nawe utayirebye, reka mbabwire ngo ibihe byiza mwaye muronke, Imana ibishimire. See you.